Abagabo babiri bari bavuye ku kiro cya Colonel Gisore muri Bujumbura aho bageze ku mupaka Kavimvira barabafata barafungwa ati ni gute ko aba banyamurenge mwemeye ko batambuka kuri umupaka bajya bafunga bose buretse gato y'amasha oya tugendana nk'umusesenguzi tugendana byafunga bafunga akagera akamufata nk'umuntu ufunga umutwe sibyo abasore bari ku rugamba bari mu ndaki nese barimo kurwanira ubusa barwa ngihari uri kwegangura umunyamurenge wenda Burundi niho utuye Kishasa ntacyo mupfa uri baragufata bagufu na bado ahubwo bafunga gahoro abanzi banyu atari ko muzicuza nyuma bazicuza bagifite naho kunyuma erega ni imipaka ifungwa n'abarundi buriya scientifically ku bantu bazi ubwenge bagomba kwibaza impamvu kuki Burundi buhora bufunga imipaka n'u Rwanda kuki se batabashaka kuzica abantu badafite aho escape aho bahungira nese umunyamurenge wagira ikibazo ngo yimure umuryango mu Rwanda birashoboka nundi muntu wese wo mu Burundi wavuga ati ntekana ngeze mu Rwanda barahari aka karere gafite ukuntu kubatse cyangwa se akajya ni wabo wa mugani iwabo nahareka intambara sibyo nkwizera se namunagare ngo dusangire kofi tugiye gute kofi bazi nk'iki compliment zivamo ibibazo kuko ibirimo kugira gute nese bizu nk'iya Yuda Patrick Moya yasabiye abantu iyo bizu iriya niyo bizu bahaye abagiye gushingura Colonel Gisore nizo selfie yavugaga z'amasasu societe yacu itagira abantu batagira ubwenge ngo umuntu niba kwanga uvuga turanyanga nubwo je ntacyo ngutwaye ariko niba unyanga it's okay mbuke niba banafunze yari kubasubizayo nibyo byara amahiri kurusha ko babaretse ngo bagende bagwe muri trap niba bava muri trap baze babafate iryo tegeko rya mbere ryari ryiza kurusha kugira gute kuko nabari yabarashweho iyo bisi zabo bataza kuziba ibyangombwa ntiziba zararashweho baba baravuze ngo musubire ku mpamvu y'amabwiriza twahawe hari amategeko amwe n'amakurengera reka wita mabi akuburira aka kibi n'umuntu utumva imbuzi ibyo ni by'abanyarwanda bamarishari bishyizemo Burundi ibyo ni by'abatwirwaneho bigize abantu bahora ngo bacometse ku bandi nabo ntuze Tshisekedize ngo sosonde ngo abantu bari infeode urumva ngo bakorera kuri telecommande n'amategeko baherwa ikantarange tira gufata ibyemezo ukaba utaraguye mu minembwe ukagwa mu muramvya yego usize malaria ndabyumva ariko umuntu aguhige noneho n'ikimenyemenye bafite amakuru ko ubahiga mu minembwe aho bacumbitse mu Burundi niho basanga na minembwe bakajya kurasa bene wabo eso uracyafite ikizere cye mu Burundi n'ingabo zabo n'umutekano wabo aribo boheje drone zikajya kurasa abantu ahubwo ari amadini yabo genja mbona mu Burundi urumva Sandri kandi ariko ibingibi mbona wenda ntago biri muri mu bushakashatsi cyangwa ngo bibe bishoboka cyane njyana mbona mu Burundi bifungishwe imipaka kuriya bagamije kuzakora genocide usanga ibitabo baririmba ari byandikirwa mu gakinjiro bya by'indirimbo zo gushimisha no guhimbaza n'agakiza urumva yego uribaza ibyo bitabo bibageraho neza ese leta y'u Rwanda ishaka kumvikana icyo gihe hataza amakimbirane n'ibihugu duturanye ku buryo iteza imbere ururimi rw'ikinyarwanda hakoreshwa amafaranga yo kugira ngo ururimi rutibagirana rusigasire noneho baravuga ngo nibo bazanye ngo umutekano n'ituze n'itekane mu Burundi bazanye iki kizima se ibikorwa remezo kwirwa bafunze imipaka se nicyo kintu kizima bazanye kujya kurwanya abakongomani bari kurwanira uburenganzira bwa nicyo gishya bazanye icyo bazanye ni kinabonye ishyaka CCM muri bankuraja ngo bakomeze ngo bashyireho ngo urubyiruko ngo ruzabasha kurinda igihugu cyabo CCM se Tanzania irinzwe na UVCCM urubyiruko rwa CCM cyangwa irinzwe n'igisirikare cya Tanzania n'igipolisi cyayo barimo kubashuka kubaka igisirikare gikomeye muri ubaka urubyiruko rwitwara nk'abasederi b'impuzamugambi n'intuzi CNDD must go there is no question. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788333266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Abagabo babiri bari bavuye ku kiro cya Colonel Gisore muri Bujumbura aho bageze ku mupaka Kavimvira barabafata barafungwa urumva kugeza isa rero hari hiki bajya bafunga baretse gato mve masha oya umva ukuntu noneho mu Burundi
ikintu dukunda kuvuga ko bagafata kari kubwikoma ikintu cy'ubwoko kiriho cyane Kirimo aho amategeko yabo. kuva Kavimvira ugera Uvira hariho bariyeri ebyiri ziri kureba ko nta munyamurenge utambutse. Bajya Aba rero bafunga. byagenze bite barambutse bajya muri uyu mujyi wa Uvira ariko bari bafite iki ibyangombwa Bajya aho bafunga. bari bagiye kugira iki ku kiriyo cy'uyu mugabo witwa Colonel Gisore. bazi ko bagiye kumushyingura babarashe bagiye mu kiriyo bajye babafunga. buretse gato noneho bacyambuka bakigera kuri uwo mupaka sibyo nabo baragira iki barabafata ndetse ngaho nabo n'abacunze uwo mupaka babafunze bati ni gute ko aba banyamurenge mwemeye ko batambuka kuri uyu mupaka bajye babafunga bose. buretse gato ya marsha oya Ntabwo tugendane mbonetse. nk'umusesenguzi tugendane byafunga bafunge. oya buretse gato abantu babona gutumbwira ngo nkora ku mupaka sibyo bafunga. ndabuza umuntu ngo wikambuka kandi ari kunyereka ibyangombwa ari nabyo abantu bahise bahuza none se iriya konvoyi barashe yabagiye Yego. gushyingura Gisore hari utari ufite ibyangombwa kuri hari ufite ikibazo na ariko migration. ntabwo bikwiye none tubishime niba bidakwiye kuki wowe barasa konvoyi ukajya kwigira karampenge ukajya kwigira urumva ku mupaka w'u Burundi ntabwo se basomeka leta ntabwo bumva amakuru abantu bagiye muri konvoyi ubundi konvoyi iba iri protege kurusha umuntu wagiye ari umwe burya ugiye muri konvoyi wanavuga uti nibura n'abaza kuturindira umutekano urumva Yego. umara ntacyo kigutwara ntukagira ubwoba urumva umuntu utinya ikivumvuri yari yirukanse urumva yego reka nkubwire Sandrine njyewe ntabwo abantu bose no mu ishuri dufata amasomo kimwe hari ugira 50% ugira 99%. yego ariko nicyo tuberaho nk'itangazamakuru na social media ntiwigeze uhishwa nibyo nakubwiraga nyine by'abakongomani ko yakutumba abamayimayi barasa kuri konvoyi zigiye gushyingura Gisore ibyo ntibabihishe yego ahandi burya babahisha bakabamiramiza mukagenda mugaruka Yego. abantu bakajya baza ngo konvoyi zagiye zanyuze hehe babarasiye abu porta mu muhanda wowe noneho babandi babujwe no kujya gushyingura maybe bagaruye Bujumbura mu buryo cyangwa ubundi Yego. uracyagigana no kujya ngo kwa Gisore mu kiriyo yego wowe uzi ko Gisore yagiye gushyingura karaswaho mu kiriyo cy'urumva uri safe uwarasha bagiye kumushyingura icyo kiriyo ndaza akagiciramo grenade iyo ubuze ubwenge n'Imana mugirana ibibazo ariko babafunge umva icyo baba niba batabona ko hari ikibazo nicyo kintu gituma bahora barenganya bene wabo basa nk'abagira ngo barwanira ubusa buriya umuntu ubona se amatama arwana akumva ni nk'umurengwe akamutwerera zahabu yo muri Kamituga ntibaranahagera akamufata nk'umuntu ufunga umutwe sibyo abasore bari ku rugamba bari mu ndaki nese barimo kurwanira ubusa barwanya igihari uri kwega ngo umunyamurenge wenda Burundi niho utuye Kinshasa ntacyo mupfa uri baragufata bagufu na bado ahubwo bafunga gahoro niba ugura umuntu uzi ubwenge bwo kumenya ko hari ikibazo ukitwara nk'umunyabwenge ukavuga uti nitumara kubona umutekano kandi uzaboneka ubu se nta muntu wibuka umuntu nyuma y'imyaka 30 yego ntimwakereye ikiriyo nyuma y'imyaka 10 ariko abantu baraho ngaho barabona ibishashi n'ibishirira barabona ibimenyetso bisha amatwi bafunze umutwe babafunge urugero ingero zose murazifite babakanyage na bada ahubwo marsha uzabura ubwenge muri krizo muri reka Sandias nkubwire, bazamufunga reka ni nk'abari nkubwire. Kinshasa bagira ikintu kiriho bafite Urumva? urwikekwe abadede bandese aturwikekwe ruko nta kibazo kiri ku badede abadede n'abana beza iyo bafite amatiku bagufite amatiku barara bayakubwiye Umva. uribuka abantu barashe Uvira muri Place de l'Indépendance mu gihe cya Bahise 2023 babikubwira. buretse namaze kubwira abantu barashe muri Uvira igihe reka mvuga amagambo ko nabura ntabwo nzagaruka hano giye ncuruza amagambo niyo mvugisha igihe barasa Place de l'Indépendance M23 akoresheje bitingi muri Bujumbura muri Bukavu hari social media yari yayivuga ngo uzajya tuzamuturitsa uyu musore ndamwibuka ahubwo ati byapanzwe ko uzajya kuri Place de l'Indépendance hazaturikira ibisasu ntibabinegereje ntibyabashwanyaguje ntibyabishe kuki umuntu aguha warning yaba ari warning stupid urumva ako ntuyikuremo ubwenge no kubera iki ngewe aho nicanga mu namburiye nubwo tuvuga rumwe imbuzi yenyitonaho konte nkayitekerezaho ntitaye ngo ndabona nubwo wabura umuntu ufite ikibazo physible zarasimbutse ushobora kuba ufite akantu k'ubwenge wumvise ikintu ahantu kirimo kuri ndetse ukagitaranga kuri iyo mpamvu nkamenya amakuru muri sosiyete tugomba kwirengagiza amakuru gute umunyamurenge wikwega muri Uvira asanzwe ahatuye Sandrine ndamwumva kwimura umuturage ahatuye biragoye sibyo yego ku buryo ntakubwira ngo buri munyamurenge wese ukihanganiye kuba muri Uvira ngo nahave yego ntibyoroshye abari Kinshasa bose nk'abanyagihugu biragoye kuva muri kapitale uzava ngo nta munyamurenge zero uzasanga hariya no mu gisirikare burya biragoye ariko kuba usi ni officer ufite gufata mission ugafata indi ukaba wagira gute ugafata abakurinda bakakugeza ku mupaka uko mongana ukagenda nk'umusirikare nibyo navuga ko ba senior officers n'aba officier umusirikare muto kaporari kuva muri bato y'aba FARDC byamugora kuko asaba uruhushya section commander
section commander akamusinyira akajya kuri patrol commander OC n'abandi kuzamura. Yego. Ariko se major colonel ukishwa nk'impene wa mugari wa Ndayishimiye udashobora kuvuga uti nizo nyeshyamba ntazo nzajyamo, ariko ngiye gukiza amagara yanjye. Hashobora kuzamo ibibazo by'imiryango we, ati ndawusiga hehe, abantu bakunda imiryango yabo. Ariko na Kabila yasize reba hano, na Kabila yasize Olive, mama Olive, urumva akiza amagara ye. Ushobora guproteje umuryango we mutakiri kumwe, umuntu ntakwicira umuryango kubera akavuga tugagiye muri M23 nifata ahangaha oya akavuga ati umugore wawe ari ikintu kemo 20 ugeze Shabunda niduhemukira umugore we. Yego. Yazaza muri zo nyeshyamba zikamubwira bamuhemukiye. Umuryango ushobora kuba protege utakiburimo waragiye. None uri Bujumbura ibintu wabigize poto amakuru umva na Marisha dufangwe banga Burundi bagira gute wewe n'umunyamurenge uri kwega ibirenge just muri Uvira umva ugiye gutekana banagufuka ukazamura amagambo na bado bafate babafunge. Mumenye ko hari ikibazo abadede ntago mu kintu ntago muri friend game urumva bafunze n'abandi biri guhabahiga ibyo murabizi. Ariko akantu bo gucaka karongo hano nta n'ikintu kinini ndimo kuvuga nshaka kuvuga n'abantu banegirije amakuru usuzugura amakuru bikakubana intuza bikakubana izambi sibyo. Yego. Babafunge ubena bari bigo bikorera u Rwanda urabona u Rwanda ngo duteze ibibazo nkuriya ntiyaza mu Rwanda gatekane nk'abandi ariko kwega mu Rwanda akajyanga n'inshuti na CNDD-FDD izaba karanga mpaka mubana n'abantu bameze nk'abamuvoma mubona nk'abantu bakora bafite mode operatoire nk'intera hamwe imbonera kure niko ziteye nicyo bazitoje urumva. Inshuti yanjye twebwe tubivuga tuzi politike turazibalansinga. Umuntu wabaye muri iki gihugu ari muto ari mukuru akabona hamwe ku mabisi zinaganika akabona zambaye ibikwembe nk'abira bya CNDD yirirwa yambaye yashwetsemo ziri ibihanga ntazi imitwe ntazi yariyo urumva. Iya ni mode operatoire ya muvoma niko bakoraga. Muvoma ntago kugirira impuhwe niyo bashaka ko CNDD bagirira impuhwe ntazo muteze kuzabona kireka ivuyeho nibura kandi zavaho vuba. Nicyo kintu nabonye ku Barundi hagati yabo bari kuganira bati nyamara atabanyamurenge ati bari mu Burundi hani wacu ati ashobora kutazagira uzarokoka byo waruvuze ati nyamara bazabica ati cyane ko babuza kujya mu Rwanda ngo nabanzi banyu ati ariko muzicuza nyuma bazicuza bagifite naho kunyuma. Erega ni imipaka ifungwa n'Abarundi buriya scientifically ku bantu bazi ubwenge bagomba kwibaza impamvu kuki Burundi buhora bufunga imipaka n'u Rwanda. Kuki se batabashaka kuzica abantu badafite aho escape aho bahungira. Nese umunyamurenge wagira ikibazo ngo yimure umuryango mu Rwanda birashoboka. Nundi muntu wese wo mu Burundi wavuga ati ntekana ngeze mu Rwanda barahari. Aka karere gafite ukuntu kubatse. Cyangwa se akajya ni wabo wa mugani. Iwabo na hareka intambara. Sibyo? Ariko munyamurenge kazi. Uri gusirimba Bujumbura. Usirimba mu biki? Wumvise ukuntu mbaye haga ari umuhatari. Buriya bujya bukurikira politike z'abantu nabagome cyane. Mbaye haga ntitaye ngo ni igiki. Yaragize gutya aravuga ngo haha ngo none se ngo Freddy Kaniki ngo uyobora ngo zatwi ngo ntafite ngo ishuri niba ari ishuri niba ari iki yavuze ko ari n'abafite imiryango abarimo batungira intoki ngo bazabarangiza. Nese rero jambo barizanye kubera iki buri wese yahise avuga ati hajya muri Bujumbura burya ishuri rya Freddy Kaniki riri yahise arimenya kuri twika bizamugora. Mwege mu bantu bavuga mukagira ngo umuntu uzakomentioninga mu biganiro atari compliment nubwo yaguha compliment nibyo nakubwiye mu biganiro urabizi ngo nakunda umuntu kwa compliment sinkunda umuntu wa compliment niyo ngo yabarinze tega amatwi ikiganiro urumva. Ariko umuntu atangiye ese mutuye mu bahe mugira gute nzu wakuntumye ari nde abiri gwamwe ngo dusangire tugire gute ni byiza gusangira babe batuje. Mbanza rero wakuntumye ntabwo ujya wizera nkwizera se namunagare ngo dusangire coffee tugire gute coffee bazinywa iki. Compliment zivamo ibibazo kuko ibirimo kugira gute nese bizu nk'iya Yuda Patrick Moya yasabiye abantu iyo bizu iriya niyo bizu bahaye abagiye gushingura Colonel Gisore nizo selfie yavugaga z'amasaso. Societe yacu itagira abantu batagira ubwenge ngo umuntu niba kwanga uvuga turanyanga nubwo je ntacyo ngutwaye ariko niba unyanga it's okay niba yagaragaye wewe nguri mu nzira ngo ngiye mu kiriyo cya Gisore bagenda basirimba ngiye mu kiriyo cya Gisore it is your right. Ariko your right ntabwo muri no minsi ishoboka. Uri n'umuntu mwiza rwose ufite umutima utabara ariko utabara babikunda uretse utabara wiyahura amasha ikintu. Ariko harimo urwikekwe no kutatumye ndankirangiza aho bavuga ngo abanyamurenge ngo bashobora kuba
ngo bagenda bakagana na FCM23 icyo twirwaneho Ntabwo ngo barangiza ngo bakagambana ukuntu ibintu biba byubatse. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo ukuntu ibintu biba byubatse muri Uvira twabonye shema y'ukuntu hari ahantu hubatse mu by'umutekano. Ntabwo wasanga mu Ventura twirwaneho uciye Uvira. Hari urukuta rw'ingabo z'u Burundi, hari urukuta, mbega nawe umuntu uzi ubwenge uzi neza ko guturayinga kujya muri Ventura uciye Uvira byakugora. Burya Teresi waca Kampala, waca hano nyine hatari aho ngaho, kuko aho ngaho ibyo bikorwa byo gushakisha bajyamo birahari. Ahantu habaye intambara haba hari concentre n'inzego z'umutekano, ubutasi na buri kimwe cyose. Umunyamurenge uzi ubwenge bavuga ngo nzaza Uvira muzaze kumfata, bamufatira hehe? Ngarajya ku ndondo se aca muri ya chaîne do Bitumba abona ukuntu agira. Ari abasore babiri b'abanyamurenge, inzira se zirahari, barahahirana se. Ntabwo nagushinja ibyo ngibyo uciye Uvira, ahubwo urugenda wacana hehe, urumva, kugira ngo uzagere igomba uzagere Bukavu. Ntibyakunanira kandi uri umuntu ufite umugambi wa nyawo. None se Marsha, gufata umuntu uri ku mupaka w'u Burundi ukamufunga ngo yatumye abantu basohoka afite ibyangombwa by'urumva bimaking sense. Ntabwo yakurikije komando bayabashebuje. Niba se bashebuje bavuze ati hazaje umuntu ugira kubambutsa nyine we yashyize amaranga mutima y'iki. Iyo ataza kureka ngo bambuke ntibanafunze, yari kubasubizayo. Nibyo byari amahiri kurusha ko babaretse ngo bagende bagwe muri trap. Nibava muri trap baze babafate. Iryo tegeko rya mbere ryo ryari ryiza kurusha kugira gute? Kuko nabari yabarashweho iyo bisi zabo bataza kuziba ibyangombwa ntiziba zararashweho. Baba baravuze ngo musubire ku mpamvu y'amabwiriza twahawe. Hari amategeko amwe n'amakurengera reka wita mabi akuburira. Ariko ikibi n'umuntu utumva imbuzi. Ibyo ni by'Abanyarwanda b'amarishari bishyize mu Burundi, ibyo ni by'abatwirwaneho bigize abantu bahora ngo bacometse ku bandi. Nabo ntuze Tshisekedi dize ngo sosonde ngo abantu bari infeode, urumva, ngo bakorera kuri telecommande n'amategeko baherwa ikantarange. You see, nawe umeze gutyo. Nese abanyamurenge bamwe kumahona nyamaga bigo batuka ibihugu nk'u Rwanda n'ikindi kibasebya bene bari muri revolution tubabona se. Murabona mwebwe nimutafa ku Rwanda ukagira ngo u Rwanda bakagira ngo Minembwe ni komene y'u Rwanda, sibyo? Ubu Makengo wonde nande ntitubabona, mujye muhame hamwe. Abadede babazirike, Tshisekedi abazirike, abateza indege zibashwanyukireho, nimujya no gushingura abateza ntuze. Abantu bameze nk'abadafite ubwenge muri 2025 babaho vraiment. Gusa nyine bari guhemuka kuko bizajya bituma bya bintu bakunda kuvuga ko bagendera ku moko bizajya, kuko rwose nabisomye n'abantu benshi bati abanyamurenge ati nuko ari abatutsi, reka mbivuga uko biri, ati niyo mpamvu bari kubagaraguza gati, ati nuko bagiye bavuga ko bashobora kubonana nabo bene wabo, atari ko mu by'ukuri bari bigire ku kiriyo. Ati gute ko umuntu uri muri Burundi agiye kuba hadatekanye azikara umunyamurenge, kuko isaha n'isaha aravuga ati ntange bashobora kongeraho. Ese kankubaze munyamurengekazi bavandimwe bacu waturutse Minembwe wereva wavukiye, kuko gisore wera waruvungiye hano hafi na Uvira, aho wavuye hose ari mu gihugu cyawe, uhunga igihugu cyawe kubera ko utarugize utarutekanye. Yego, niki kibwira abantu yuko iyo ugiye mu kindi gihugu ubutekanye samples kutatekanye wanyu hakubyaye utegereza umutekano hatarakubyaye ku kigero kingana iki? Niba utangiye kubona ibishashi naho wahavuye, wavuye iwanyu ku ivuko, urumva, uva kwa Sebitereko ku ivuko, uva kwa Gasita ku ivuko, uva kwa Semajwanga ku ivuko, niki wataye ibyawe urabizi. Niba utari muri bari bagiye Australia bagiye gushakisha ukuntu bazajya muri Amerika nta n'ikindi kibazo bafite, kuko icyo gipanda cyo kibamo. N'abatesi bamwe nabo gusanga muri abo ngabo bifite izindi diru barimo atari ubuhunzi, ni bake cyane ariko ntago bakubiye kenshi, uko bangana kose ntago ari benshi. Ariko noneho ubuzi ko iwanyu utahaboneye umutekano, kandi akakubwira sandi umuntu wese akunda iwabo ku muvumo wo kwa sekuru, kwa ba nyirasenge bakigenderanira, apana ko wagwa muhonderwa n'izuba mu nkambi ya Kakuma muri Kenya cyangwa n'ahandi hose, cyangwa se mu nkambi. Nta buzima bw'inkambi buryoha, nta buhungiro buryoha kuruta iwanyu. That's one. Second rero, kuba wumva iwanyu hivuko karemano kwa soko utaratekaniye, ahandi ho ugiye kuba witwa kuri mu gihugu cya kabiri cy'icumbi, nuhabura umutekano kuki utina gufata ibyemezo ukaba utaraguye mu Minembwe ukagwa mu Muramvya. Yego usize malaria ndabyumva, ariko umuntu aguhige noneho n'ikimenyemenye bafite amakuru ko ubahiga mu Minembwe aho bacumbitse mu Burundi niho basanga na Minembwe bakajya kurasa bene wabo. Ese uracyafite icyizere cye mu Burundi n'ingabo zabo n'umutekano wabo aribo bohereje drone zikajya kurasa abantu? Ahubwo ari amadini yabo. Njya mbona mu Burundi
urumva Sandrine ndakurikiye. kandi ariko ibi ngibi mbona wenda ntago biri mu bushakashatsi cyangwa ngo bibe bishoboka cyane njyana mbona mu rundi bifungishwa imipaka kuriya bagamije kuzakora jenoside Oya. kugira ngo babuze abantu kwinyagambura na za twirwa naho ziraswa bagira ngo zitagorowing up ngo zibe imitwe iremereye ikaze ibyibushye ifite ububasha n'imbaraga zitazaba zagira uruhare mu guhagarika iyo jenoside yabikorerwa ahantu hose babasha kugera none twirwa niyo bamara kwiniga none se ubundi ubona leta yakishase maze kuniga M23 ikanigana twirwaneho wowe twuvuga ikinyarwanda mu Burundi wabusigaye ko za amburera zakurindaga zitagihari nuko kwicisha urubozo kandi kwica urubozo ni ibintu bibiri kukwica burundu bakakwica kukavaho cyangwa se wajya ku ishuri kwiga ukaba inkwenene sibyo aho ugeze muri kaminuza bakajya bagucira mu maso ukaba uri uhanagura ikibaho wenyine erega ubu jenoside ntago avuga ngo banakwisha umuntu kukwambura agaciro ubwabyo birahagije kugira ngo ujye utambuka nujya kunywa amata ubanza ushyiremo isukari kandi umuryango wanyu utashyiraga kugira ngo wisanishe ujye utinya umuntu ugira ku level bwo kwisanisha n'abandi baze nk'umunyamurenge uri Kinshasa yarimo kudidibuza iringara kugira ngo bamwite umuringana nawe uribeshya ntago bazari kwita ibaze batangiye kwivanga bavuga igihutu abahutu bo muri Kongo ntabwo ari urukundo nuko bazi ko bageramiwe bene abo batutsi bageramiwe kavuga ati natwe tuzarya Kinyarwanda twafite Kinyarwanda abazana no yagutumba n'abandi bo mu yandi moko aratumara reka duhindura ururimi abanyarwanda ba Uganda bakimara kugira ikibazo bahise bahindura ururimi bavuga ko batavuga Ikinyarwanda ngo ni ikivandimwe urumva rero kwa Frank Gashumba ubu bongeye kugarura kuba fieri y'ubunyarwanda aho muhoza aziye mu Rwanda ibi bizarangira ryari kugira ngo umuntu uva ku munyarwanda ahari mu karere k'ibiyaga bigari atuza atekana atagiye yihindagura amazina ngavuga igihutu kandi atari ntuze cyo kuri u Rwanda cyarugera nka ntuze nk'Uburusiya akaruha nka bya atomike nka 50 cyangwa 30 bya bihagije urumva akarugera no muri Loni akaruha nawe droit de veto sibyo nibura rukarinda umutekano kubera ko icyo gituza w'abaturage bitirirwa izina ryarwo bari mu biyaga bigari ariko rujya kuvuga nk'ibihano rwajya kuvuga rwakwishyira n'ingamba z'ubwirinzi bati noneho birakomeye turi butare mu itorero ry'abanyamakuru muri 2010 na kangahe ndumva mbampora ikere wari ukuriye itorero urumva yaraje kutubaza twari kure muri kaminuza iki ciciro cya nyuma cy'impamya impamyabigwi niba ari iki ndamubaza se dufite amoko hanze yitirirwa abanyarwanda bavuga Ikinyarwanda ese u Rwanda nyiri urwanya rw'u Rwanda turi mu munsi rugira uruhe ruhare mu kupromotinga ibyayo moko akenera nk'ibitabo imico kuko urumva nk'ibyo madini ya muri Kongo y'aba Pentecote nibagiwe izina bayita riransize usanga ibitabo baririmba ari byandikirwa mu gakinjiro bya indirimbo zo gushimisha no guhimbaza n'agakiza urumva uribaza ibyo bitabo bibageraho neza ese leta y'u Rwanda ishaka kumvikana icyo gihe hataza amakimbirane n'ibihugu duturanye ku buryo iteza imbere ururimi rw'Ikinyarwanda hakoreshwa amafaranga yo kugira ngo ururimi rutibagirana rusigasire ariko nk'umunyapolitiki yagusubiza byinshi nyine akubwira yuko ibyo bihugu bifite n'ubundi ukuntu bishinzwe abaturage babyo byanyura mu nzira z'ibihugu byajya kugira ngo ibihugu byinjiraniremo ariko yansubije nk'umunyapolitiki ariko ubundi ngiye kugusubiza nk'umuntu w'umustrateje u Rwanda rufite ubushobozi rwagukwiye kureba umutekano kurinda umutekano w'abanyarwanda byensire ku ntera ya mbere uko tungana ariko no kureba abitirirwa n'abahorwa ururimi rwacu bavuga rukabishyiramo imbaraga rwashaka rugashyiraho region étrangère force étrangère ishinzwe kurinda umutekano w'abanyarwanda aho abanyagiye muri aka karere cyane birashoboka nabikora division nk'eshatu nkazibwira nti mwebwe mushinzwe umutekano wo kujya murara mumenye uko uwitwa umunyarwanda wo muri DRC araye uwitwa umunyarwanda wo mu Banyambo araye uwitwa umunyarwanda wo muri Uganda araye aramutse urumva bakavuga bati tukabifata gutyo nkabo bakira za centre culturelle zabo abashinze itorero byo kubyina no guhamiza ko n'umuco w'Abanyarwanda bo kugira gute nkabatera inkunga byanyura mu buryo bwa soft power bw'amabanga akomeye cyane byanyura mu buryo buzwi nk'uko Ubufaransa yo muri centre culturelle hano buza solennellement izuba riva yego nakubaka ministeri y'umuco n'abanyarwanda baba hanze n'amoko y'abanyarwanda akorera hanze y'umupaka y'u Rwanda maze nkareba kandi nkabishyiramo ingufu za gisirikare ariko urumva jewe nibyo nakubwiye ngo nyoboye n'inyeshyamba ntizamara icyumweru mfite politiki isekeje gusa akandi kantu nakongeraho tunova kuri ingingo mashari nabonye n'abarundi ati uzabanyamurenge bari Burundi ati ibyo ni ukubeshya n'iki ntago tubihakana ko bariyo
ariko nibi tuvuga nabyo ntituba tubeshya rwose. ko haba se wajya muri bisi ugatera urwenya rw'abanyamurenge bakakuvugiza induru imaze iki? Nabonye rwose ati ibyo ngibyo ati kuki muri kuvuga ko bicwa abarundi jya ubareka baba abadede ngo tuturanye nabo ngo tubana nabo dusangira nabo. none se abanyamurenge bo abarundi nabo kera bavuga ngo iporonera barenganye kuko bagira ukuntu buriya bitana abamwana mu Burundi bijyanye n'amoko yaho. Bo abenshi ntibahungiye mu Rwanda za Uganda n'ahandi. None se tuvuge ko abahutu bose bo mu Burundi bari barahunze igihugu? Ubwo se tuvuge ko abasigaye bari batekanye kandi ubivuga ari umudede wese yahungaga iki ko yari afite abiwabo basigaye mu gihugu? Ntihazagire umuntu ukubeshya. Niba bafite ikibazo bafite barabivandika abanyamurenge babaho umutekano, ariko uwo nguwo uvuga ujya kwiye kwibaza ngo umunyamurenge arisanzuye ubu yashinga ikipe y'abanyamurenge ya basket n'iki akajya gukina yumva yisanzuye akazenguruka igihugu? Hari igihe bamureka kugira ngo akomeze yigaragaza igihe cyo kumwica kizagere bamwice. Abadede bafite imico nk'abantu bo muri Emerenide na Ntuze n'abasederi, kandi nta mugayo benshi mu mabugiruka yabo niho babaga hano mu Rwanda muri icyo gihe. Bari abanyamitwe ngo bigishaga hano mu Rwanda baburi inyamitwe n'abandi bose ntacyo mpfa nawe, ariko nyine iyo mitwe yabo igifunze muri ubwo buryo nayo irimo ikibazo. Numvise amagambo yavuzwe n'uta Pastor Habimana, urumva umwe washinjwa kwica abatutsi bo mu Gatumba arimo yivuga imyato, arica abantu akivuga n'imyato. Gusa ntabwo twava kuri iyi ngingo ntakubwiye ikintu kimwe. Icyo mvuga ni experience yanjye. Nagize amahirwe yo kubona ahantu bagabo ku mabisi binaganika ku mabisi twabonaga bageraho ngaho bakamera nk'imboga zikubiswe n'umwotsi iyo barimo gutsindwa neza batsindwa ukuri kubatsinda. Sizi impamvu abanyafurika tutigiranaho naho mu runo turatanya mwinshi ibikona ibiswi by'inkona iki muzatsindwa abadede mutsindwe n'abantu mwita kari bake, urumva, ariko beza ku mutima bazima, sibyo? Abarundi bakunda igihugu cyabo bo mu moko yose y'abarundi batarobanuye bazabatsinda ishyaka rya Saridede rizasigara ari ishyaka ry'umugani muri aka karere. Ndabikubwiye Marshal, ibintu biri onero ko daruzabisiba. Hari igihe uzajya uvuga ngo dede bakoze dede ni igiki? Yatubujije kugira petrol, ikatubuza kugira gute essence gahenda bya Brarudi bikabura ku isoko kiri kibiri. Abo badede ejo bundi bafunze imyaka 20 ku butegetsi niba atari no mu musibejo. Noneho baravuga ngo nibo bazanye ngo umutekano n'ituze n'itekane mu Burundi. Bazanye iki kizima se? Ibikorwa remezo kwirwa bafunze imipaka se nicyo kintu kizima bazanye kujya kurwanya abakongomani bari kurwanira uburenganzira bwa nicyo gishya bazanye. Icyo bazanye ni kinabonye ishyaka CCM muri bankuraja ngo nibakomeze ngo bashyireho ngo urubyiruko ngo ruzabasha kurinda igihugu cyabo. CCM se Tanzania irinzwe na UVCCM, urubyiruko rwa CCM cyangwa irinzwe n'igisirikare cya Tanzania n'igipolisi cyayo. Barimo kubashuka kubaka igisirikare gikomeye muri ubaka urubyiruko rwitwara nk'abasederi b'impuzamugambi n'intuze. CNDD must go. There is no question. Igomba kuva muri aka karere ikavanwaho ikibagirana. Yazana ibyo ubwinshi ngo n'iki bakora bishyiramo bakerekwa ko ibyo ngibyo bitakikora. Abarundi bafite umutima muzima batekereza bashyira mu gaciro bakabirukana bakagenda. Bapfa kudasubira mu manyanga yabo babasimbuye, kandi CNDD nta gihe kinini ifite. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.